السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. umuntu wagize amahirwe yo kwiga yize yuko amazi agizwe n'ibintu bitatu. Amazi agizwe na oxygene ebyiri ndetse na hydrogene. Ibi bintu ko ari bitatu nibyo bigize amazi. Ni kuvuga ngo kimwe muri byo biramutse kivuyemo, ayo ntago yaba akiri amazi. Iyi ngiyi isa neza n'imyemerere y'abanyagatolika, kubera ko bemera yuko Imana ari ubutatu butagatifu: Imana Data, Imana Mwana ndetse n'Imana Roho Mutagatifu. Izi Imana uko eshatu iyo zihuje nizo zivamo Imana imwe. Iyi niyo myemerere y'abanyagatolika. Iyi ngiyi ni impanga n'imyemerere yatangijwe n'umunyabihe imbano uhambaye cyane, waje gutangiza idini rye ndetse no gushaka abayoboke be, uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kubera yuko nawe yatangiye kwigisha yuko tawhidi cyangwa se imyemerere igizwe n'ibice bitatu. Ibi ngibi twabyigishijwe mu mashuri ya Quran ndetse no mu bitabo by'idini, ariko ibi bitabo byose ni ibitabo byanditswe n'uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, aho yavuze yuko tawhidi igabanyije mu bice bitatu, ariho tawhidi rububiyya, tawhidi uluhiyya na tawhidi asma'i wa sifat. Ariko mu by'ukuri muvandimwe, ibi ngibi twarabyize, ariko ibi ngibi ni impanga y'ubutatu butagatifu bw'abanyagatolika. Kubera yuko ubunyagatoriki umwongereza yagiranye amasezerano ndetse n'imishyikirano hagati ya Muhammad Ali Saudi na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ariko ibi ngibi iyo ubajije aba Wahabi intandaro y'izi tawhid eshatu, ukamubaza dalili, kubera yuko ni abantu bakunda cyane kubaza abandi. Iyo abandi bavuze ikintu barababwira ati twereke dalili y'intumwa Imana cyangwa se Quran. Ariko we umubajije dalili igaragaza tawhid eshatu, imvugo y'intumwa Imana yigisha tawhid eshatu, ntayo yabona. Kubera yuko wahita akubwira ati qala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kubera icyo atavuga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahubwo akavuga ngo qala Muhammad ibn Abdul Wahhab. No kubera yuko Muhammad ibn Abdul Wahhab niyo ntumwa yaba Wahabi cyangwa se aba Salafi, niyo mpamvu atabona icyo gusubiza. Mbahaye ikaze, njye ni Hamis bin Mariam. Ndakwibutsa utakora subscribe ko wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Nongeye kubaha ikaze bavandimwe. Uyu munsi turongera twibukiranye nanone kuri uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, umunyabihimbano uhambaye cyane watangije fitna ihambaye mu Bisilamu ndetse no guca mu bice abayisilamu, ku buryo uyu munsi uwisilamu busuzuguritse ndetse bwandagaye kubera uyu mugabo ibikorwa yakoze. Ubundi Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye gahunda ze neza ise amaze kwitaba Imana, kubera yuko ise ntago yakundaga na gato ibikorwa bye, imyitwarire ye mu bantu. Ndetse niba mwibuka neza muri clip zatambutse, twabonye aho papa we ndetse na mukuru we Sheikh Sulaiman bagendaga baburira abantu banababwira yuko uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab azaba icyorezo mu bantu, mu bayisilamu, azateza fitna mu bayisilamu bitewe n'imyitwarire ye ndetse no kuyitwarira mu bantu n'amagambo ye. Ibyo byagaragazaga yuko mu bihe biri imbere Muhammad ibn Abdul Wahhab azaba ikibazo ku bantu mu bayisilamu. Ariko mu by'ukuri Imana yagennye ntago wagihindura. Ushobora gukora umuntu mwiza ukabyara umwana ari ikigeragezo kuri wowe ndetse no ku bandi bantu. Ibi nibyo byabaye kuri Abdul Wahhab, kubera ko yabyaye umwana w'icyorezo ndetse umwana w'ikigeragezo kuri we ndetse n'ikigeragezo ku bayisilamu muri rusange. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab ise amaze kwitaba Imana, yahise atangira kwigisha bamwe mu misigiti ya Dir'iyya. Mwibuke ko Dir'iyya yari imwe mu mijyi, ari nawo wari umujyi mu murwa mukuru wa Arabia Saudite cyangwa se Shibhu Jaziratul Arabia.
ariyo Arabia Saudite y'ubu ngubu. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye kugenda yigisha bamwe mu misigiti avuga yuko abantu basura imva y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari abashirikina. Kandi twibuke ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yayo yaravuze ngo kuntu na'aytukum an ziyarati al-qubur fazuruha. Intumwa y'Imana yaravuze ngo kera najyaga mbabuza kujya gusura amarimbi, ariko uyu munsi mutangire mugene musura amarimbi. Kubera ko gusura irimbi muvandimwe bituma wibuka kuzapfa, ugahindura imyitwarire yawe n'imibanire yawe hagati yawe na nyagasani wawe. Ariko Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye kuvuga yuko gusura imva y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'imva z'abandi z'izindi ntumwa n'abahanuzi ari ubushirikina. Ikindi Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye kurwanya yuko umuntu wese usabire intumwa y'Imana uwo nguwo rwose aba ameze nkaho yasambanye na mama we mubyara. Ibi ngibi ntabwo ari byo ndi kwihimbira, kuko hari amateka turaza kureba hano y'umwe mu bantu bishwe azira gusabira intumwa y'Imana. N'uyu munsi aba wahabi cyangwa se aba basalafi, nimba ari ikintu banga ku bayisilamu, banga kubona umuyisilamu uri gusabira intumwa y'Imana. Ese kubera iki Muhammad ibn Abdul Wahhab yashyizeho ko gusabira intumwa y'Imana amahoro n'imigisha, kandi Allah yabitegetse muri Qur'ani, we akavuga yuko bimeze nkaho birutwa no gusambana na mama ukubyara? Abavandimwe, ibi ngibi biragaragaza yuko Muhammad ibn Abdul Wahhab yazanye idini rye rishya, ndetse nawe akaba ashaka kwita intumwa y'Imana. Ntabwo ari byo ndi kwivugira, kuko Muhammad ibn Abdul Wahhab papa we amaze kwita Imana yatangiye kwita ko ari intumwa y'Imana. Ibi ngibi turabibwirwa na uyu Sheikh Ahmad Zain Dahlan. Uyu nguyu wari mufti wa Maka. Uyu nguyu ibyo ndi kuvuga yarahari, yarabibonye ndetse nabyumvise n'amatwi ye. Ntabwo ari ibintu ari guhimba bikuye ku bandi, yarahibereye mu gihe cya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye kuvuga yuko ari intumwa kandi yakira wahyi nka Khidri muramuzi, yari umwe mu barimu bigishije intumwa y'Imana Musa, Allah yamuvuze muri Qur'an. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab mukuru we Sheikh Sulaiman yaramwangaga urunuka bitewe na fitna yamubonagaho. Mukuru we Sheikh Sulaiman yaramubaje ati, we Muhammad ibn Abdul Wahhab, ese uwisilamu bugizwe n'inkingi zingahe? Muhammad ibn Abdul Wahhab arasubiza ati, uwisilamu bugizwe n'inkingi 5. Mukuru we aramubwira ati, umaze kuzigira 6. Iya gatandatu nuko umuntu wese udakurikiye imigenzo yawe, uwo ngo ntago aba akiri umuyisilamu, uwo ngo ameze kuba umushirikina. Undi muntu yabajije Muhammad ibn Abdul Wahhab, ese ko tubona wita kuri intumwa y'Imana ukavuga yuko abantu bagukurikiye bonyine aribo abantu bari ku nzira y'ukuri, abandi bose ari abashirikina, ariko nisubiye inyuma ho gatoya, uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab atangiye gahunda ze zo guhimba ubu salafi cyangwa se ubu wahabi. Yatangiye kuvuga yuko abashekhe bamwigishije ndetse n'abandi bashekhe bigishije abashekhe bamwigishije, avuga yuko abo bashekhe bose b'imyaka 600 imbere ye bose bari abashirikina. Ibi ntabwo ari byo ndi kwihimbira, ibi ngibi ni amakuru duhabwa n'uyu mufti wa Maka, uyu Ahmad Zain Dahlan. Uyu Muhammad kuvuga aya magambo bishatse kuvuga yuko n'abasahaba b'intumwa y'Imana yashatse kuvuga yuko nabo ari abashirikina. Uyu niyo Muhammad ibn Abdul Wahhab abantu bafata nk'icyitegererezo, ariko aba bamufata nk'icyitegererezo n'aba wahabi n'aba salafi, kubera yuko iyi niyo ntumwa yabo. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab mu kwita intumwa y'Imana yatangiye kuvuga yuko abashekhe bamwigishije n'ababigishije imyaka 600 yose iri inyuma ye bose ari abashirikina. Ndetse Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye kwadukana ibihimbano bye, anavuga yuko muri tawhidi gabajemo ibice 3. Ibi ngibi umuryango mugiye mubyumva mubyigishwa inshuro nyinshi ko tawhidi igizwe n'ibice 3: tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya na tawhid asma'i wa sifati. Ariko ibi ngibi biramutse unabajije n'umushekhe wo mu wahabi inkomoko yabyo, na hadithi nimwe yakwereka, na aya nimwe Qur'ani yaguha,
usibye kuvuga ngo qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kubera iki yirukiye kuri Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Kubera yuko uyu nguyu ni wanditse igitabo Kitabu Tawhid. Ariko iki gitabo bavandimwe ni igitabo kirimo ibisimba byinshi, kubera ko igitabo cya Muhammad ibn Abdul Wahhab cyagezeho kigira abaswaba b'intumwa y'Imana ko abashirikina. Iyi ngiyi mujye kubona hano ni screenshot iri mu gitabo cya Muhammad ibn Abdul Wahhab, ahanditse ngo inna hadha mas'ala, mu byukuri iyi mas'ala ya tawhid eshatu ngo la ya'rifaha aktharu sahaba, ngo abasahaba benshi ntago bari bayizi izi tawhid eshatu. Ibi bikaba bisobanuye ko kuba nimba umuntu atazi tawhid uwo umuntu ni umushirikina. Bavandimwe, izi tawhid eshatu ntago zigize zigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko iyo ntumwa y'Ubuislamu, ariko zigishijwe n'uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ubwo bivuze ko Ubuislamu ndetse n'Ubuwahabi ni amadini abiri atandukanye, naho bihuriye. Undi muntu yabajije Muhammad ibn Abdul Wahhab, aramubaza ati we Muhammad ibn Abdul Wahhab, kuvuga kuri intumwa y'Imana ukaba wakira wahi, ese ni abantu bangahe Imana irokora mu joro rimwe ry'ukwezi kwa Ramadhani? Muhammad ibn Abdul Wahhab aravuga ati Imana muri buri joro rimwe ry'ukwezi kwa Ramadhani Imana irokora abantu 100,000. Arangije avuga ati noneho ku munsi wa nyuma ukwezi kwa Ramadhani mu joro rya nyuma ni abantu bangahe Imana irokora mu kwezi kwa Ramadhani mu joro rimwe rya nyuma? Arangije avuga ati Imana mu joro rimwe rya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani irokora abantu bangana n'umubare Imana yarokoye mu majoro yose y'uko kwezi kwa Ramadhani. Uwo muntu aravuga ati none se abayoboke bawe kuvuga ko ari wowe uri ku nzira ya nyayo n'abantu bagukurikiye gusa, ese abayoboke bawe ko tubona umubare wabo ari mukeya kurusha abo bantu bose uvuga ko Imana irokora buri joro rimwe ry'ukwezi kwa Ramadhani, ese abo bandi ni bande? Fabuhita alladhi kafar, uwari umuhakanyi uwatangije ibihambano by'ubuhakanyi araseba. Iyi ngiyi ni imyitwarire y'Abawahabi cyangwa se Abasalafi. Iyo umubajije ikintu akaba adafite dalili yacyo, akaba atazi n'inkomoko yacyo, atangira gutukana ngo ibyo ngibyo ni ukubeshya, ngo ibyo ngibyo ni bid'a, ngo ibyo ngibyo ngo ntago bigeze bigaragara. Ashaka nyine inzira zo gukwepa kubera yuko ariyo migenzo y'intumwa yabo Muhammad ibn Abdul Wahhab. Iyo yabuze icyo gusubiza baraseba. Bavandimwe, akanagatsiko ko kwitondera, kubera yuko kaje kiyambika izina ry'Ubuislamu kaniyita ko ariko kari kuri sunna y'intumwa y'Imana, kavuga ko ariko katsiko kazajya mu ijuru, ariko ko no kubeshya. Ari indi hadithi bakunda kwibeshyaho bakavuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko umma we uzacika mu duce 73 ngo kamwe niko kazajya mu ijuru. Bakahita bavuga ko ako gatsiko kamwe aribo Abasalafi cyangwa se Abawahabi. Ariko bavandimwe, uko no gusobanukirwa gukeya, kuko nimba hari abantu bafite gusobanukirwa gukeya ni Abawahabi cyangwa se Abasalafi ku magambo y'Imana ya Qur'ani cyangwa se ku hadithi z'intumwa y'Imana. Nibo bantu bafite ugusobanukirwa guke cyane kurusha abandi bantu bose. Nimba intumwa y'Imana yaravuze ngo umma wanje uzajika mu duce 73, kamwe kabari ko kazajya mu ijuru, utundi 72 tukazajya mu muriro. Ibi ngibi nta kindi bisobanuye. Ibisobanuye ko ummati Muhammadi ni abantu bose ku isi. Ummati Muhammadi ntago ari Abayisilamu, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntago yatumye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Bayisilamu gusa cyangwa se mu Barabu gusa, ahubwo Imana yamutumye ku isi hose. Bivuze ko Umuyahudi, Umukristo, Umupagani, Umuyisilamu, twese turi ummati Muhammad. Rero ayo magambo y'intumwa y'Imana icyo ashaka kuvuga nuko intumwa y'Imana ashaka kuvuga yuko ummati wanje, abantu banje bose bazacika mu duce 73, agatsiko kamwe ariko gatsiko k'Abayisilamu niko kazajya mu ijuru. Allah muri Qur'an yaravuze ngo umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Nimba wemeye ko Imana ari imwe rukumbi, ugatora shahada, warangiza ugakora ibyo Imana yategetse, ntago Imana izakwima ijuru ngo nuko utari umuwahabi cyangwa se umusalafi. Ibi ngibi nibyo bakora kugira ngo bigarurire imitima y'abantu, ariko ibi ni ukubeshya. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, ibi ni bimwe mu bintu yadukanye ashaka kwigarurira imitima y'abantu,
ndetse no kurwanya ibyo ari byo byose byatuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajya hejuru, kubera ko nawe yagezeho atangiye kwita intumwa y'Imana. Ariko ubutumwa bwe ntago tubuzi, n'Imana ntago ibuzi, ariko yaje guhimba agatsiko, na n'ubu ako gatsiko karacyakora. Ako gatsiko narababwiye ni agatsiko k'abasalafi. Abasalafi ni abantu ashobora kujya kwiga akiga imyaka 5 cyangwa se imyaka 6, aho yagiye kwiga akagaruka yize inyuguti 3 gusa, arizo ba na dal na ain, akabyo bisobanuye ngo bid'a. Aba ni abantu ikintu cyose iyo bacyubishe mu Islamu bahita bavuga ko ari bid'a. Muvandimwe ndakugira inama, uzajya ukora ikintu wari usanzwe ukora ukumva nakubwiye ngo ni bid'a, uzajya umubaza ngo iyi ni bid'a mu Islamu cyangwa se ni bid'a muri hedini, ese ni mu Wahabi cyangwa se ni mu Islamu? Kubera ko Islamu ari idini yigari, ariko mu Wahabi ni akadini gatoya. Ibintu byinshi babo babona ari bishyashya kuri bo bakavuga ko ari bid'a. Ndetse mu bimwe mu bintu batozwa nuko batozwa yuko icyo atazi cyose agomba kuvuga ko ari bid'a, ko kitigeze kigaragara mbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abangaba baza batubeshya yuko ari abantu ba sunna, ariko sunna zabo ntago ari sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahubwo ni sunna z'uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab bakurikiye. Aba Wahabi kimwe mu bintu bibaranga ni abantu bagira imvururu aho bari hose. Aho bari hose haba hari kwaka umuriro, imvururu, ibitutsi, no kutavuga rumwe n'abayisilamu, ndetse no kurwanya abayisilamu. Kugira ngo ubone ko aba Wahabi atari abayisilamu banyabo, uzarebe umuwahabi cyangwa se umusalafi. Nta na rimwe uzamubona niyo ari umushekh, nta na rimwe uzamubona ari kuburana n'umupasteri bari gupfa idini, ahubwo uzabona umuwahabi cyangwa se umusalafi igihe cyose bari kuburana n'umushekhe mugenzi we. Ibyo bikaba bisobanuye ko umwanzi w'umusalafi ni umuyisilamu. Kubera iki ataburana n'umupasteri? No kubera yuko we ni umupasteri n'abavandimwe, kubera ko habayeho indoa hagati y'abongereza ndetse na Muhammad ibn Abdul Wahhab na Muhammad Ali Saudi. Rero urumva ko n'abavandimwe ntago bashobora kuburana. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yakomeje kwita intumwa y'Imana kugeza ubwo yatangiye kugenda avumwa n'abari mu baje bamwigisha, aho umwe yanditse igitabo akora radi kuri we, amubwira ati yewe Muhammad ibn Abdul Wahhab, ndakugira inama nk'umwarimu wakwigishije ko wakwitondera imyitwarire yawe imbere y'abayisilamu. Abayisilamu uri kubashyira mu bigeragezo bikomeye cyane bitewe n'imyitwarire yawe. Ngewe nk'umwarimu wawe ndakubuza urekera aho ngaho. Ariko uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, ese ni kubera iki yatangiye kuvuga yuko abantu basabira intumwa y'Imana ari abashirikina? Akavuga yuko abantu basura marimbi ari abantu bakora shiriki ndetse banasenga marimbi. Bavandimwe, mu bwenge bw'umuntu nta muyisilamu ushaka gusenga irimbi. Aba niba bajya gusura marimbi baba bakurikije hadithi y'intumwa y'Imana, aho intumwa y'Imana yavuze ko gusura marimbi ari ukwibuka ko nawe uzapfa, bigatuma uhindura imyitwarire yawe. Ariko Muhammad ibn Abdul Wahhab wese ko yabifasha, ahubwo yatangiye kuvuga yuko umuntu wese usuye irimbi uwo ni umushirikina, umuntu wese usabiye intumwa y'Imana uwo ngo akuba akoze shiriki. Ikindi nanone abarutwa n'umuntu waryamanye na nyina umubyara. Namwe nimwibaze, uyu munsi abasalafi bavuga yuko umuntu ukoze bid'a arutwa n'umuntu wakoze icyaha. Yani wowe nimba ukoze bid'a, urugero muri bid'a bavuga, uzumva bakubwira ngo iyo umaze gusani ugafata tasbihi ugatangira gusingiza Imana, iyo ni bid'a. Akakubwira akatiyuka akakubwira ngo wowe urutwa n'umuntu waraye mu kabari ari gusinda. Namwe nimwibaze kugereranya, Imana ubwayo ntiyahana aba bantu kimwe. Ibaze wowe ufashe tasbihi ngo ugisingiza Imana, ngo wowe ufatwa nk'umuntu, yani urutwa n'umuntu waraye mu kabari ari gusinda cyangwa se ari gusambana. Uwo muntu ngo icyaha cye kiba cyoroshe gusha icyawe. Ibi nibyo aba Wahabi cyangwa se abasalafi binjijwe mu mitwe yabo kugira ngo baze barwanye abayisilamu ku mbaraga zose. Ariko mwibuke ko inyuma y'ibi byose hari ababyihishe inyuma, abayahudi, abongereza, abafaransa. Si bo gusa, uko mu bihe biri imbere muzagenda mwumva uburyo ki ibihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi byagiye bisapotinga aka gatsiko kugira ngo gakomeze gakore. Niyo mpamvu uyu munsi mubona kari ku muvuduko udasanzwe. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab
yakomeje kugenda avumwa n'abamenyi bagiye batandukanye, si we gusa ahubwo n'abandi bamenyi. Ntabwo ari mufti wa Maka gusa muri madhhabu ya Imam Shafi'i wamuvuzeho gusa, usibye ko yavuzweho n'uwari mufti muri madhhabu ya Ahmad ibn Hanbal, nawe yavuze yuko uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yari afite umubyeyi mwiza, ariko akavuga yuko yari qadari ya Allah, kuko umubyeyi we yamuburiye bihagije amubuze gukora ibyo akora. Ariko Muhammad ibn Abdul Wahhab yinangiye akomeza ubuhakanyi bwe ndetse no kwita ko ari intumwa y'Imana. Ibi ngibi ni ikimenyimenyi bavandimwe, ntabwo ndi kumubeshyera kubera yuko iyo murebye Ubuislamu ndetse n'Ubuwahabi cyangwa se Ubusalafi ni ibintu bitandukanye. Nababwiye ko Abasalafi ari abantu badakunda ubumwe. Uyu munsi turigenda twumva fatwa nshyashya z'Abasalafi. Urugero, ejo bundi ku Eid hadutse imvururu hagati y'Abayisilamu. Bamwe bati gutora takbira muri rusange ni bid'a. Ibi ngibi turabizi ko kuva kera tukiri abana, namwe murabizi kuva mukiri abana, Abayisilamu bajyaga batora takbira hamwe kugaragaza ubumwe bwabo ndetse n'ibyishimo byabo. Ariko uyu munsi hatangiye kwaduka fatwa zivuga yuko gutora takbira muri rusange ari bid'a. Ese ibi ngibi bisobanuye iki? Ibi ngibi bisobanuye yuko abazanye izi fatwa ntago bashaka abantu bari hamwe, ahubwo barashaka abantu batatane. Uyu munsi umuwahabi cyangwa umusalafi yigishwa yuko we iyo ari umwe aba ari jama. Ese ni gute umuntu aba ari jama ari umwe? Ibi ngibi nibyo abantu bagenda bingizwa mu mitwe yabo, ingenga bitekerezo igenda binjira mu mitwe yabo, ibumvikanisha yuko wowe urihagije, ntabwo ukeneye abandi bantu ngo mube muri hamwe. Iyi niyo mission y'aba Wahabi, no gutandukanya Abayisilamu. Nibyo bibaho ko abantu bashobora kutumvikana ku kintu kimwe, ariko ntabwo bivuze ko kutumvikana ku kintu ari byo bintu bisobanuye ko abantu bagomba kuba batandukana. Ariko aba Wahabi ibi kuri bo ni ibintu byoroshye cyane. Iyo mutumvikanye ku kintu ahita akubwira yuko mutagomba kuba muri hamwe. Iyi ni tafarruq yazanywe n'aba bagabo kugira ngo basenye Ubuislamu. Ko bavandimwe gushyira hamwe no gukorera hamwe nizo mbaraga. Ariko se tuzatera imbere gute mu gihe tutumvikana, turimo uduce? Aka ni akazi kakozwe n'abazungu, Abayahudi, bifashishije aka gatsiko k'Abasalafi kibwira yuko arako gatsiko kazajya mu ijuru. Ibi ngibi ni imyemerere y'abarokore. Abarokore nibo usanga bafite icyizere ko bazajya mu ijuru. Aba Wahabi nabo rero biha icyizere ko bazajya mu ijuru, aribo bazajya mu ijuru bonyine, nkaho bibagije yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko umuntu wese uzapfa afite shahada ye azajya mu ijuru. Kabone niyo abazaba yarakoze ibyaha akajya mu muriro imyaka runaka, Imana izamukura mu muriro bitewe na shahada afite gusa. Ariko abanga bavuga yuko aribo bonyine bazajya mu ijuru. Ibi ngibi ni kiburi ndetse n'ibyo bingijwemo n'Abayahudi n'Abongereza n'Abafaransa kugira ngo berekane yuko aribo bantu bari kuri sunna, bityo babe igikoresho cy'Umuyahudi mu gushyira hasi Ubuislamu. Aba Bayisilamu bo mu gihe cya Muhammad ibn Abdul Wahhab bakomeje kugenda bamwanga bitewe n'imyitwarire ye ndetse no kwita ko ari intumwa y'Imana. Niyo mpamvu nabwiye yuko yahimbye ibitabo bye bikaba bigenderwaho uyu munsi, ndetse hari n'abandi bamenyi bakurikira imigenzo ya Muhammad ibn Abdul Wahhab barahari n'uyu munsi, bafatwa nk'aho ari ibitangaza, bafatwa ku isi, ariko bose ni abamenyi baba Wahabi cyangwa se Abasalafi. Harimo urugero nk'uwitwa Sheikh Albani, akabazamo na Sheikh Fawzani. Aba bose ni bamwe mu bamenyi cyangwa se mu bantu bafata fatwa mu gatsiko k'aba Wahabi cyangwa se Abasalafi. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab impamvu yatangiye kuvuga yuko abantu basabira intumwa y'Imana bakora shiriki, nuko yashakaga kugira ngo yizirurire kumena amaraso y'Abayisilamu ndetse no kuzamuka we akaba akita intumwa, ubutumwa bwe bukemerwa imbere y'abantu. Nimba Allah muri Qur'an yaravuze ngo inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ngo mu byukuri Allah n'abamarayika be basabira intumwa y'Imana. Gusabira intumwa y'Imana kwa Allah no kumundagazaho imigisha, naho gusabira intumwa y'Imana kwa bamarayika no guhora bamusabira imbabazi cyangwa se impuhwe kwa Allah.
Allah natwe aradutegeka atubwira ati ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, yemwe abemeye namwe nimusabire intumwa Imana amahoro n'imigisha. Uyu munsi abasalifi bakaba batubwiye ko gusabira intumwa Imana birutwa no kuba wasambana mama wakubyara. Allah ntabwo yagaragaje igihe runaka cyo gusabira intumwa Imana cyangwa se inshuro runaka ugomba gusabira intumwa Imana. Ugomba gusabira intumwa Imana igihe cyose ubishakiye, ariko abanga basiko bimeze mu myemerero yabo, ahubwo bo bavuga yuko gusabira intumwa Imana birutwa no kusambana mama wakubyara. Ibi ngibi rwose ku muntu ufite ubwenge bita bigaragaza yuko iyi ni propaganda yo kuza kurwanya ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagashaka kuba bakinjizamo abantu ibyabo. Ubuyisilamu ni irindi dini, n'ubuwahabi ni irindi dini. Intumwa y'Ubuyisilamu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'ubuwahabi ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ubuyisilamu buragutse, ariko ubuwahabi ni akadini gatoya, ndetse abakarimo ni bamwe mu bantu babeshyira abantu. Nimba ari agatsiko kabeshyira abantu bagenzi babo, ni agatsiko k'abawahabi. Muzajye mubyumva bavuga yuko hari abantu ngo hari abantu bajya gusenga amarimbi, ariko iyi ni bumwe mu buryo bwo gusebya abantu. Nta muyisilamu ujya gusenga irimbi. Umuntu ashobora kubona ugiye gusura amarimbi akavuga yuko wagiye gusenga irimbi, ariko nta muyisilamu ushobora gusenga irimbi. Ibi ngibi ni itegeko ry'intumwa y'Imana yavuze ko kera yatubujije kujya gusura amarimbi, ariko uyu munsi intumwa y'Imana yatanze uburenganzira kujya gusura amarimbi. Nta cyaha kirimo kujya gusura amarimbi, ariko ku bawahabi kubera ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ariyo ntumwa yabo, ibi ngibi bifata nko hari shiriki. Aba bantu bagezeho batangiye gukufurisha n'abasaba b'intumwa y'Imana. Uyu munsi kuba umuwahabi yagutuka ngo umushirikina nta gitangaje kirimo, kubera ko wowe ntabwo uri mwiza kurusha umusahaba y'intumwa y'Imana. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yavuze ko iyi mas'ala ya tauhid eshatu n'abasahaba ubwabo ntabwo bari bayizi. Bivuze ko abasahaba b'intumwa y'Imana nabo ntabwo bari bazi tauhid. Iki ni ikibazo mu dini y'Islamu. Muhammad ibn Abdul Wahhab ni icyorezo gihambaye mu dini y'Islamu. Abamukurikiye nabo ni ibyorezo biri mu bayisilamu. Abangaba baje kuri gahunda yo gushyira hasi ubuyisilamu. Umuyisilamu aho ari hose, umuyisilamu aho abayisilamu aho bari hose, iyo harimo umuwahabi, uyu ngo baje guteza ikibazo. None mwumve mu gusoza impamvu Muhammad ibn Abdul Wahhab yaje arwanya umuntu wese usabiye intumwa y'Imana akavuga ko ari umushirikina. Impamvu nta yindi nuko bashaka kwizurira amaraso y'abayisilamu kugira ngo ababice bamare abayisilamu. Kubera yuko hari kiso y'umuntu muri Damascus muri Yemen, umunsi umwe bamaze gutora adhana mu musigiti, aravuga ati Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim taslima. Iyi ngiyi wari umugenzi w'abayisilamu bari bishyiriyeho muri uwo mujyi wabo, ko adhana iyo yamara gutorwa basabiraga intumwa y'Imana, kandi nta cyaha kirimo kuko Imana yavuze ko dusabira intumwa y'Imana, kandi Imana ntabwo yashize igihe cyo kumusabira. Aba bantu bajyaga basabira intumwa y'Imana. Uyu mugabo adhana imaze gutambuka muri uwo musigiti, yasabiye intumwa y'Imana. Mu kumpande mu nguni muri uwo musigiti hari harimo umuwahabi yicaye. Uwo mugabo yavuze asabira intumwa y'Imana mu ijwi riranguruye ryumvikana buri wese. Umuwahabi yahita ahaguruka aravuga ati ibyo ni haramu, gusabira intumwa y'Imana nyuma ya adhana ni haramu. Icyakurikiyeho nuko uwo muntu wasabiye intumwa y'Imana byarangiye yishwe, kubera ko yasabiye intumwa y'Imana. Mu gihe Imana yadutegetse gusabira intumwa y'Imana, iyo umuntu asabiye intumwa y'Imana muri hadithi yayo yaratubwiye ko umuntu uzayisabira inshuro imwe Imana izamukubira inshuro 10. Ariko aba wahabi iyo usabiye intumwa y'Imana uba urutwa n'umuntu wasambanye na mama we. Subhanallah. Ubu nibwo buwahabi, aka niko gatsiko gasalafi kiyambika uruhu rw'intama kandi imbere ari impyisi. Bavandimwe, twirinde ubu butsiko, cyane cyane aka gatsiko kasalafi. Impamvu nibanze kuri aka gatsiko nuko ariko gatsiko kazanye ibibazo mu dini y'Islamu. Aka niko gatsiko kamwe rukumbi kibwira yuko ariko kari kunzira y'ukuri, kagendera kuri sunna z'intumwa y'Imana. Iyo kaza kuba kagendera kuri sunna z'intumwa y'Imana, kariko bagashyira imbere no kuvuganira gusabira intumwa y'Imana, ahubwo kaza kurwanya intumwa y'Imana ndetse n'ubutumwa bwe, ahubwo kaza kitwaza yuko ariko gatsiko kari kuri manhaji y'ukuri, kuri aqida iri sahih, ariko mu by'ukuri aqida zabo ni aqida zipfuye. Muvandimwe, muri clip ukureme yuko intumwa yaba wahabi cyangwa se yaba salafi ntabwo ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niyo mpamvu tuntu twose bakuvuga ko ari bid'a. Intumwa y'Imana ntabwo
Ubuislamu ni idini ryagutse, ariko kuri bo idini ryabo ni akadini gatoya. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yakomeje kugenda yita intumwa, atangira kwandika ibitabo bigiye bitandukanye, abantu be bakomeza kubigenderaho, ndetse bakomeza no gushyiraho no gushimangira no guhagarara ku myanzuro ye ikakaye. Ibi ngibi yavugaga yuko uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yavugaga yuko akurikira inzira ya Imam Ibn Taymiyyah, ariko Ibn Taymiyyah nawe yavuze ko gusura amarimbi cyangwa se gusabira intumwa Imana cyangwa se gukora tawassul ku ntumwa Imana harimo ibyiciro bibiri bitandukanye. Nuko uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yavugaga yuko umuntu wese usabira intumwa Imana aba akoze shirki, ibyo ari haram. Ibi ngibi biragaragaza yuko uyu Ibn Taymiyyah nawe ubwe apinze uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ikindi nanone kuba uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yaravuze ngo abashekhe bamwigishije n'ababigishije imyaka 600 yose ari abashirikina, bivuze yuko n'uyu nguyu Ibn Taymiyyah nawe agiye muri aka gatebo ko kuba ari umushirikina. Uyu niwe Muhammad ibn Abdul Wahhab abantu umunsi bakurikira batazi amateka ye, kandi yaje ari icyorezo mu Islamu. Kuva intumwa Imana yarahanuye ko hari ihembe rizaturuka mu mujyi wa Najd rikaza rizana fitna ku isi, byaje gusohora nyuma kubera yuko haje kuvuka icyorezo cyitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, cyaje kwangiza Uislamu ndetse no gutandukanya abayisilamu. Aka ni akazi kakozwe, ndetse wagakoze n'uyu mugabo afatanyije na mugenzi we ari Ali Saudi. Niyo mpamvu nababwiye ngo muzarebe aka gatsiko kaba Wahabi cyangwa se ka Salafi, ndetse n'abita ngo ni Ansari Sunna. Icyicaro cyabo gikuru ni muri Arabia Saudite. Arabia Saudite twavuze yuko ariho ibi byose byatangiriye. Uyu munsi niho usanga imvururu n'ibibazo ahantu hose bituruka. Abashekhe bavuye Arabia Saudite iyo bageze mu Bayisilamu kaba kabaye ibibazo bitangira kuba ibibazo. Nta yindi mpamvu, no kuba yuko bose baje kwigana sunna z'intumwa yabo Muhammad ibn Abdul Wahhab, wazanye ibibazo mu Bayisilamu, atangira gutera imvururu mu Bayisilamu, atangira kukufurisha Abayisilamu no kuvuga yuko ari abashirikina. Ariko ibi byose babikoraga kugira ngo bamene amaraso y'Abayisilamu, bica Abayisilamu. Na n'ubu ngubu umuwahabi cyangwa se umusalafi iyo avuze ko uri umushirikina hari icyo bari kutagetinga, nimba mukorana abagira ngo akwite umushirikina kugira ngo kwirukanishe mu kazi kawe. Kubera yuko uri mu kazi ukitwa umushirikina, bita bigaragara ko ufite icyasha kuri wowe kandi utakwiye kuba mu Bayisilamu, ugomba kurwanwa uko byagenda kose. Ariko byose ni imipango yo kurwanya Abayisilamu no kwizurira amaraso y'Abayisilamu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko kumena amaraso y'Umuyisilamu icyubahiro cye byose ari haram. Ariko aba Wahabi kuri bo kumena amaraso y'Umuyisilamu no gusebya Umuyisilamu kuri bo ni ibintu byoroshye cyane, ndetse ni bimwe mu bintu bashyira imbere. Ni byinshi nakavuze kuri uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab, ariko bavandimwe dutekereze cyane muri aka gatsiko. Umuntu nakubwira ko ikintu koza ari bida, ujye ubanza umubaze bida muri hedini, ese ni mu Islamu cyangwa se ni mu Wahabi cyangwa se abasalafi. Kubera yuko hanga tubonye ko hari amadini abiri atandukanye, hari Uislamu ku ruhande hakaba n'ubusalafi ku ruhande. Reka nsoreza ahangaha, ntuzacikwe n'ikiganiro kizakurikira. Allah akomeza turinde. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.